icyubahiro cy'umwami watuvukiye. Ririmba wajuruwe, nezerwa nawe wasiwe, misozi uririmbira umwami ibyaremwe byose bivuga icyubahiro cy'umwana w'Imana wavutse. Ririmba nezerwa nawe wasiwe, misozi iby'Imana yaremye byose bivuga icyubahiro cy'umwami w'abami watuvukiye. Komera Imana amashyi. Nawe Betelehemu nubwo uri mutoya, ariko muri wowe hazavuka umukiza. Nawe Betelehemu nubwo uri muto, ariko muri wowe niho hazavuka umukiza. Yewe Betelehemu nubwo uri mutoya, muri wowe niho hazavuka umukiza, azabashe gukiza ibyaha byabo, azabashe kubabatura ku ngoma ya Satani, azabashe kubakura mu byaha n'ibicumuro, azabashe kubaruhura bose, azabashe kubamari nimba nawe umwemerere. Nawe umwemerere, Mana ishimwe, nawe umwemerere, nawe umwemerere, nawe umwemerere. Birimba w'abami ririmba ririmba nezerwa nawe wasiwe misozi mwese ibyaremwe byose bivuga icyubahiro cy'umwami. Mana ishimwe. Dore umwana w'umuhungu yatuvukiye, kandi ubutware buri ku bitugu bye. Dore umwana w'umuhungu yaje iwacu, kandi ubutware n'icyubahiro biri ku bitugu bye. Umwami w'abami yaje muri twebwe, kandi ubutware bwose buri ku bitugu bye. Uwo azi twigitangaza umujyanama, uwo azitwa umugabo w'abapfakazi bose, uwo azitwa se w'imfubyi zose, uwo azitwa Imana. Haleluya! Dore umwana w'umuhungu yatuvukiye, kandi ubutware buri ku bitugu bye. Azitwa
witwa igitangaza, umujyanama, Imana ishimwe, Imana ikomeye, haleluya, Imana ikomeye, Imana ikomeye, Imana ikomeye, Imana ishimwe, Imana ikomeye, Imana ikomeye, Imana ikomeye, Imana ishimwe, ririmba, Imana ishimwe cyane, nezerwa, bamisozi mwese uvuga icyubahiro cy'Imana, Imana ishimwe, haleluya, ririmba, ufatanye natwe, nezerwa, Imana ishimwe, bamisozi mwese ibyaremwe byose, Imana ishimwe, twese gutya duhe Imana yacu icyubahiro, dushime Imana yaduhaye Kristo akavukira muri twebwe, haleluya, haleluya, ntabwo ndi kubumva, ririmba, ririmba wajuruwe, nezerwa, nezerwa nawe wasiwe, ririmba, ushima Imana mu mutima, unezerwe imirimo yakoze muri wowe, ririmba ko Imana yaguhaye Yesu, nezerwa ko yagukijije ibyaha byawe, ririmba ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, unezerwe ko wiswe icyaremwe gishya, nka misozi mwe muturagare, muririmbe cyane ibyaremwe byose, bivuga icyubahiro cy'umwami w'abami wazutse, ririmba, unezerwe cyane, ririmba, 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 unezerwe, nta misozi mwe muturagare, muririmbira Imana, ibyaremwe byose bivuga icyubahiro, ririmba, ririmba, nezerwa, ririmba, ririmba, nezerwa, nta misozi ibyaremwe byose bivuga icyubahiro cy'umwami, ririmba, nezerwa, haleluya, nta misozi mwese ibyaremwe byose bivuga icyubahiro cy'umwami, ibyaremwe bivuga icyubahiro cy'umwami w'abami watuvukiye, haleluya, amen, Imana ishimwe.
umwami w'abami yatuvukiye n'umunezero ku bantu bose yaje kutumara umubabaro dore umucyura tumurikiye umwami w'abami yatuvukiye n'umunezero ku bantu bose yaje kutumara umubabaro Yesu urumwami ingoma yawe ntizahanguka turakuramya tugusingize urumwami wacu ushimwa Yesu urumwami ingoma yawe ntizahanguka turakuramya tugusingize urumwami wacu ushimwa kuza kwe ni inkuru y'ibyishimo yadukuye ku ngoyi ya satani ahamagara abarushye bose ati nimusange baruhure Yesu urumwami ingoma yawe ntizahanguka turakuramya tugusingize urumwami wacu ushimwa Yesu urumwami ingoma yawe ntizahanguka turakuramya tugusingize urumwami wacu Amen. urukundo ruhebuje byose Imana Data yakunze umuntu kandi uwo muntu iremeye ishimo byayo yanezezwaga no kuba Imana ye reka mbabwire ruhebuje byose Imana Data yakunze umuntu reka nkubwire nawe
babwire y'urukundo ruhebuje Imana data yakunze umuntu nawe reka nkubwireyo inkuru y'urukundo ruhebuje byose Imana data yakunze umuntu kandi uwo muntu iremeye yari ibyishimo byayo yanezezwaga no kuba Imana ye kandi uwo muntu iremeye yari ibyishimo byayo yanezezwaga no kuba Imana ye kandi uwo muntu yaremye yari igishimo yayo yanezezwaga no kuba Imana ye reka mbabwire mwese inkuru y'urukundo ruhebuje byose Imana yakunze umuntu kandi uwo muntu yaremye kandi uwo muntu iremeye yari ibyishimo byayo Imana yanezezwaga no kuba Imana ye umwanzi Satani amenye iby'urwo rukundo amutandukanya n'umuremyi we umwanzi Satani amenye iby'urwo rukundo amutandukanya n'umuremyi we umwanzi Satani abimenye amenye iby'urwo rukundo amutandukanya n'umuremyi we ariko watumye Imana itamureka imuha wayo umuhuza rwa rukundo rukomeye rwatumye imuha umwana wayo rwa rukundo rukomeye rwatumye imuha umwana wayo umuhuza umwanzi Satani amenye amenye iby'urwo rukundo amutandukanya n'umuremyi we rwa rukundo rukomeye rwatumye Imana itamureka imuha umwana wayo umuhuza rwa rukundo rw'Imana data rukomeye rwatumye Imana itamureka imuha umwana wayo umuhuza rwa rukundo rwatumye Imana itamureka imuha umwana wayo umuhuza aba ni mu mwijima baviriwe n'umucyo kuvuka kwe ikimenyetso cy'urukundo abari mu mwijima baviriwe
n'umucyo Mana ishimwe. kuvuka kwe n'urukundo abari mu mwijima baviriwe n'umucyo kuvuka kwe ikimenyetso cy'urukundo niwe mpano iruta izindi mw'isi yose kwakira urwo rukundo nibwo bugingo umva niwe mpano iruta izindi mw'isi yose kwakira urwo rukundo nibwo bugingo abarimu ishima baviriwe n'umucyo kuvuka kwe ikimenyetso cy'urukundo abari yoyo baviriwe n'umucyo kuvuka kwe ikimenyetso cy'urukundo abari mu mwijima bose abari baviriwe n'umucyo kuvuka kwe ikimenyetso cy'urukundo abari mu mwijima ishima baviriwe n'umucyo kuvuka kwe ikimenyetso cy'urukundo n'umwami wacu niwe mpano iruta izindi isi yose kwakira urwo rukundo kwakira nibwo bugingo niwe mpano twahawe niwe mpano iruta izindi isi yose kwakira urwo rukundo nibwo bugingo niwe mpano niwe mpano iruta izindi mw'isi yose kwakira urwo rukundo nibwo bugingo kwakira urukundo nibwo bugingo kwakira urwo rukundo nibwo bugingo abari mu mwijima ishima baviriwe n'umucyo kuvuka kwe ikimenyetso cy'urukundo abari mu mwijima ishima baviriwe n'umucyo kuvuka kwe ikimenyetso cy'urukundo niwe mpano iruta izindi kumwakira yesu we urukundo nibwo bugingo niwe mpano iruta izindi iruta isi kumwakira yo urukundo nibwo bugingo kwakira uwo mwami kwakira kristo umwami wawe kwakira kristo urwo rukundo nibwo bugingo kwakira kristo kwakira kristo urwo oyo rukundo nibwo bugingo
akira akira urwo rukundo nibwo nibwo bugingo. Hallelujah. 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 Praise Jesus. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. kuvuka kwa Yesu ni ikimenyetso cy'urukundo, kandi kwakira urwo rukundo nibwo bugingo. Imana ishimwe, haleluya. Kuvuka kwa Yesu ni ikimenyetso cy'urukundo, kwakira urwo rukundo nibwo bugingo, niwo mugisha. Imana ihabwa icyubahiro, haleluya. Korera amahoro, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo nshime Imana yaduhaye ibi bihe, Imana ihabwa icyubahiro. Kandi ndashimira abantu bateranye natwe mu buryo bw'iyakure kuri YouTube channel, Imana ibaha umugisha. Ndashimira Korera amahoro na ministere y'abana twasabye kudufasha gutegura iyi gahunda, bakaba babikoze neza. Imana ihabwa icyubahiro. Ejo rero ni amateraniro nk'uko dusanzwe tuyakora ku cyumweru. Ejo ni amateraniro nk'uko dusanzwe tuyakora ku cyumweru. Iteraniro rya mbere rizaba saa 2, irya kabiri ribe saa 5. Ni umunsi mukuru wo kwizihiza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hamwe n'ibyo rero bizagaragare no mu myambarire yacu, tuzambare nk'abaje mu munsi mukuru, kwa kundi mwambara mugiye mu bukwe, abariko muzambara muje hano mu materaniro. Imana rero ibaha umugisha. Gahunda nuko imeze, n'abana tukabashimiye, abatsinze tukabashimiye. Imana ibahereza umugisha. By'umwihariko rero turashimira Pastor Claude Rudasingwa watuganirije ijambo ry'Imana ryiza kandi twaryakiriye neza. Imana imuha umugisha ko yabanye natwe. Nanone kandi ndashimira umushumba mukuru wadutekerejeho akaza kubana natwe uyu mugoroba kugira ngo adusengere, kugira ngo atwifurize umugisha, asangire natwe iyi Noheli n'iki gitaramo. Hari ahantu henshi yari kujya ariko yahisemo hano. Turabimushimiye cyane. Munyemerere tumukomera amashyi menshi cyane tumushimira, kandi munanyemerere musabe aze hano imbere adusoreze iyi gahunda, anadusabire umugisha. Bazagaruke, murabyemera bazagaruke? Yego, murakoze cyane. Duhagaze munyemerere adusabire umugisha, hanyuma tubone gutaha. Tuzakomeza ejo amateraniro saa 2 na saa 5. Uzahitamo icyo ushaka. Mu gejoro duhaguruke twese dusoze, kandi reba umuntu umwe mwegerane umufata ikiganza. Umuntu umwe mwegerane umufata ikiganza, mubwiye ngo Yesu aguha umugisha ko waje mu gitaramo cyo kwizihiza ko Yesu ari umwami. Niba ari n'ikindi wumva ushaka kumwifuriza, kimwifurize, kimusabire, kubera ko ku bwa Yesu Kristo twagizwe abatambyi b'ubwami, turi abantu bahesha abandi umugisha. Uyu mugoroba ni uwa nyuma twinjiza muri Noheli, rero ko mwagize umugisha wo kuba muri mu nzu y'Imana. Ikintu umva kikuri ku mutima cyature kuri mwene so, ukimubwire, ukimusabire, kandi kimubeho mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ukimubwire, ukimwature, mufashe mu kiganza, mufate mu kiganza uwo muri kumwe. Ikintu umva kikuze mu mutima wamusabira, mu izina rya Yesu ukimusabire, ukimwatureho. Kandi nanjye nk'umushumba mukuru w'itorero mbahesheje umugisha mu izina rya Yesu. Turi gushimira Imana yabanye natwe uyu mwaka turi gusoza, yawubanyemo natwe mu kwezi kwa mbere. Imana yabanye natwe, tuyikomera amashyi. Yabanye natwe mu kwezi kwa kabiri, Imana ishimwe. Yabanye natwe mu kwezi kwa gatatu, mu kwezi kwa kane yari ihari, mu kwa gatanu twarayibonye, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani yari ihari, mu kwa 9 twarayibonye, mu kwa 10 Imana yarabikoze, mu kwa 11 Imana yari ihari. Nuku kwezi kwa 12 dusoza uyu mwaka, Imana turayishimiye ko ari Imana yacu. Ya nyenyeri yayoboye abanyabwenge ikabageza aho Yesu ari, niyo ituyoboye kandi izakomeza ituyobore. Dusoza uyu mwanya, mwese turabasabiye ngo Uwiteka abahe umugisha kandi abarinde. Uwiteka abamurikishirize amaso ye heza, abagire neza.
kandi Uwiteka ajya abareba neza kugira ngo abahe amahoro. Twese turambure ibiganza tuvuge ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera ibyo byose bikomeze abana natwe twese ubu none ndetse n'iteka ryose. Amen. Ongera ubwiwo muri kumwe ngo Noheli nziza. Kandi ni umunsi mukuru, muzaze mwambaye nk'abaje mu munsi mukuru, abakenyera mukenyere, mbega ejo ni